umuhanzi akaba n'umukozi w'Imana Nzabahayo Silas, akaba ari mu maboko ataraye, akaba yatawe muri yombi, akaba ari muri RIB, Rwanda Investigation Bureau, biro ishinzwe iperereza. Ashinjwa gusambanya umwana w'imyaka 17 akanamutera inda, wenda n'ibirwara tutazi baracyapima. Niyo mpamvu rero mu gahinda kenshi navuze ni kabisa reka tumuririre, n'ubwo wenda uwiyahuye cyangwa se uwisha ataririrwa. Twaririye abavandimwe n'inshuti, turirira benshi, turirira intwari z'igihugu, ariko reka turirire na pasiteri, ntabwo ari pasiteri, n'umuhanzi Silas akaba n'umukozi w'Imana. Gusa nubwo tugiye kumurira ntitwiyibagije ko umugore we yigeze gukora ikiganiro avuga ukuntu yamuhohoteraga, avuga ukuntu yangaga kugaburira abana 7, avuga ukuntu yazaga i Kigali ngo aje mu murimo w'Imana, aje gusambanya undi mugore, yamuharitseho umugore n'ibirebire kabisa. Reka tumuririre rero, kandi ahari Imana imworohereze kuko ntago yayihimbiye gake. Hari indirimbo ivuga ngo bavuga kuri mugufi ariko nubwo ari byo ntibabibatumye, bavuga kuri muremure ugakabya ureshya n'igiti cy'avoka cyangwa se cy'inturusu, ariko nubwo ari byo ntibabibatumye. Bavuga ko waraburije ariko nubwo ari byo ntibabibatumye. Bavuga ko ushonje ariko nubwo ari byo ntibabibatumye. Bavuga ko waraburije ariko nubwo ari byo ntiwabibatumye. Reka tumuririre rero, kuko buriya iyo mfite umujinya kugira ngo ugabanuke buriya binsaba kurira nk'iminota nk'icumi. Reka tumuririre pasiteri, nakunze kumwita pasiteri cyane. Ayiwe Silas, agahinda karashize. Ngaho rero aho uri Silas, Imana ikorohereze, ikuburanishirize, ikugenda imbere, n'abavoka bawe bagenda imbere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavuga kuri mugufi nubwo ari ibyo ariko ntiwabibatumye, bavuga kuri muremure nubwo ari ibyo ariko ntiwabibatumye, bavuga ko wagumiwe nubwo ari byo ntiwabatumye kubivuga.